nongeye kubashimira kandi n'amasuhuza abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Mwari muri aho, turabakunda kandi tunabifuriza ibyiza, bityo rero namwe mujye mutwifuriza ibyiza kuko nibyo twahawe. Ngarutse kuri komenti igice cya kabiri cy'uwitwa Karamage. Ubushize navuze ku bansenyeye, icyo kiganiro nyango mwaragikurikiye. Uwiswe rero Karamage yatanze komenti asa n'uwishimira ibyo navugaga ngo ndimo ndasaba bisi ngo nisaba umutware w'abatware. Ngira ngo ibyo namushubije mu gice cya kabiri muzabikurikirana. Ubu tuje mu gice cya gatatu, igice cya kabiri nako. Mu gice cya mbere ibyo namushubije muzabikurikirana, ubu turi mu gice cya kabiri. Iyo mvuga ngo Karamage igice cya kabiri, si ikizima, ni igice. Ariko iri zina rye rishingiye ku kizima, ariko ni igice nacyo kidashyitse. Gerageza gukora ibyiza kugira ngo utazaba igice, uzaba ikizima. Kuba ikizima biragusaba guhinduka ukaba uw'umwimerere kugira ngo utazaba igice. Komenti ya Karamage igice cya kabiri, biriya byose ni Ikinyarwanda. Komenti ni Ikinyarwanda. Aravuga ati ico mena. Ntumwumve ugahita uvuga ngo ugize ngo iki, ico mene. Ati yego. Abenshi ntawe umena ico kuko mukunda ico. Iyo umennye ico ugira umuco, ariko mu bwiru witwa umucyo. Nicyo kigaragara muri iri zina ry'uwitwa Karamage. Wishimiye ibibi byambaho, njyeka nkubwire ibyiza bigaragarira muri iri zina ryawe wiswe na so, ariko wakwise ni so w'ibitagaragara, ni data wa twese w'umwuka, si uw'umuntu mu bigaragara. Imbaraga yakwise iri zina yashakaga kuzavamo icyiza, ntabwo yashakaga ko yuko uzavamo ikibi ngo uzabe ikivume. Kankubwire iri zina ryawe icyo risobanura mu mizi. Nubwo wishimiye ibyo navugaga ugira ngo ndabwira abantu, wanyibeshyeho. Ntabwo ndi umuntu nkawe. Karamage urumva ko harimo kurama. Data mu buzima burama. Urumva uwo si umuntu, ni data wa twese wahawe ijuru rya mbere ririmo abamarayika b'umucyo bashingiye ku muco. Si umwijima, ni umucyo. Mu bigaragara mushingira ku muco utari ico kugira ngo bibaheshe umucyo. Data wa twese atahe mu mago yanyu.
igihe udashingiye ku muco ntabwo umucyo uzawubona, kuko mwese murakorera mpande eshatu, muri mu mwijima, bamarayika b'umwijima, ntabwo ari bamarayika b'umucyo. Karamage igice kimwe ni Ikinyarwanda, ikindi si Ikinyarwanda. Karama ni ukurama, ge ni ikinyankore, ibyacu byose n'ubwiru ni neza, kurama neza. Nuko mu bigaragara ukora ibyiza, noneho data mu buzima butarama, butaramira ijuru rya kamonyi utari wamenya iryo ari ryo, bikazaguhesha kurama. Ni ukuvuga ngo ni ukwitonda. Iyo bakubwiye ngo ico mena, mwese ubu mwikoreye amabondo mudashobora kuzabyara, kandi nawe niho urimo kugana. Abamena ico ni bande? Niba utamenya ico rikaguheramo, uri ikivume kwa data wa twese. Murarya ibibi, mukanywa ibibi, mugakora ibibi, iri zina wasanga ryarapfuye ubusa. Aha ku mibiri yanyu, umubiri urimwo mbigishe, nubwo muvuga ngo mwarize, ariko ubwo iyo nyigisho itari mu bwenge nge sinkayigire. Urimwo imyenge, uko uhumeka mu mwuka mu muntu w'imbere, ni nako ugomba no guhumeka mu watuyemo. Imyenge y'umubiri igomba guhumeka, ntawe ukigira icyuya. Abo babazanira ibyo ngibyo ngo muri abakristo, ngo muri abasilamu, ngo ni muri biki, mwese murimo murakorera mpande eshatu. Barakubwira ngo ico mena, bya byuya hasohokamwo imyanda ituruka mu byo wariye n'ibyo wanyoye, bigasohokera muri ya myenge. Barakubwira ngo fata gikotori uhome bya bindi biguheremo, nibiguheramo ni ukubyimba gusa, ibondo rikaza, kuko bya bindi byaguhezemo. Noneho byakubitana nuko utarera, ubyara nurere, wirirwa wishimira ibyo kavuna bavuga utazi ibyo avuga, ugahura n'ibibazo. Iri zina rero mu bitagaragara ni iry'icyiza, ariko mu bigaragara ugomba gukora ibyiza kugira ngo uriramire, rizaguheshe kurama, ntuzakenyuke. Gerageza gukora ibyiza kugira ngo ubungabunge iri zina. Aho ubundi uri kumpanga nshuti yanjye, ngewe ntabwo nkwanga, sindi nkawe. N'abandi bose bameze nkawe bagerageze gutekereza ibyiza, kuko ibitagaragara ntabwo muzi icyo birimo gukora. Niba wirirwa uvuga ngo mpumeke umwuka w'abazima, iri zina si iry'abantu, sabwa ari abantu bari ku isi. Iyo riza kuba ari iry'abantu warise Habimana cyangwa se Semana cyangwa se ibintu bene ngibyo ngibyo. Iri ni izina riri mu mizi,
nkuvunguriyeho gake ndakumenye ntumenye, ubaye umenye wazamvumba, nkakuvumbika mu bwami bwa Nyagasani, ukabera incungu mu bawe barimo kumanuka muri mpande eshatu. Wari uwikiza mu bitagaragara, by'ukuri, by'umucyo, ariko umucyo ubanzirizwa n'umuco. Udafite umuco ntumenye umucyo, nta nubwo n'umucyo uzakugeraho. Kavunuzi uwo ari we ariko ntukamumenye ingoma bihumbi. Mu bitagaragara by'umucyo ushingiye ku muco, ntawe uhemukira Kavuna ngo birangire, kuko Kavuna ntakorana n'abantu. Karamage ndagushuhuje, igihe kimwe tuzahure. Murakoze cyane.